twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kugenda mubana natwe kuri channel ya Gicumbi News Online TV, aho tubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Afrika ndetse no kwisi hose. Agatongaho ibuka gukanda subscribe kuri channel yacu, akora aka kantu k'umutuku kandeho kugira ngo amakuru ajya kugeraho utiriwe kugenda hirya no hino ushakisha. Like, comment byose hasi aho ngaho kugira ngo tujye tubana twumva n'ibitekerezo byanyu, ndetse mujye munatubwira n'ibyo mukeneye ndetse muduhe n'amakuru. Ni cya kiganiro rero cyitwa igicumbi cy'amakuru. Igicumbi cy'amakuru birumvikana nyine naho amakuru abarizwa, aho dusesengura amakuru agiye atandukanye. Ni amakuru tuba twagutohoreje cyangwa ni amakuru muri rusange abagenda avugwa hirya no hino mu binyamakuru bigiye bitandukanye, twagarukaho ku buryo burambuye. Agataho nakubwiye ko mu bice byose uherereyemo ushobora kuduha amakuru. Dufite umunyamakuru mu karere ka Gicumbi witwa Bakubana Jean Paul, ushobora kuba wamuha amakuru, ndetse ushobora no kuba wakwiyambaza niyo Nizere Emmanuel, ni umunyamakuru wacu uri mu bindi bice by'intara y'Amajyaruguru, Rulindo, Burera, Gakenke ndetse na Musanze. Ndetse dufite n'undi munyamakuru mu ntara y'Iburasirazuba akaba yitwa Gasangwa Oscar, ubarizwa na Nyagatare, ariko andi makuru yose yagenda yakugezaho, haba Kayonza, Gatsibo, Bugesera, Kirehe n'ahandi hagenda havugwa amakuru muri utwo duce. Birumvikana nanjye ndi Bizimana Desire, mpari nkontorora hose mu bindi bice bisigaye mu majyepfo ndetse muri Afrika ndetse no kwisi hose. Amakuru yaho tugomba kugenda tuyasesengura gatanu kuri gatanu. Ubwo nsuhuza rero abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, namwe ko twakomeza kugenda tubana ndetse munatwongura n'ibitekerezo. Gicumbi News Online TV dukorera mu karere ka Gicumbi, niho hari ibiro byacu mu mujyi wa Byumba. Ugeze ku isoko ryaho ushobora kutubona. Ubwo ushaka kwamamaza, dufite n'ikinyamakuru Gicumbi News _rawa, abamamaza ibikorwa byabo, bafite amatangazo yo kumenyesha nayo kurangisha, amatangazo yo guhindura amazina, byose ushobora kuba wabibona, kandi tubahera ku giciro gito cyane. Karagaciyemo reka noneho tujye ku makuru, ku nkuru irimo kuvugwa. Tugiye kunyarukira mu murenge wa Mutete, ni mu karere ka Gicumbi. Mu murenge wa Mutete rero harimo kuvugwa inkuru ivuga ko ku munsi wa kane tariki 22 z'ukwezi kwa kane 2021 humvikanye amakuru avuga ko uwitwa Nzahumunyurwa Clement w'imyaka 52 utuye mu kagari ka Musenyi, umudugudu wa Kimisugi, mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi, usanzwe ari umuhwituzi. Yaje guhitura rero ari mu gasoko ka Remera mu centre ya Kamasasa, avuga ngo abagore yapfakaje muri Jenoside yakorewe abatutsi abasange imbere y'inzu y'umugabo witwa Umuhwituzi bitwaje amafaranga 5,000. Ibi rero ngo byahise binahungabanya bamwe mu bagore bapfakaye kubera Jenoside yakorewe abatutsi hariya mu murenge wa Mutete, ndetse banahura n'ihungabana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutete, Gicumbi News yavuganye nawe, avuga ko ibyo byabayeho. Avuga ko uno mugabo nyuma yuko anabitangaje yahise ashyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo akurikiranwe kuri kino cyaha, ndetse n'abapfakazi ba Jenoside yakorewe abatutsi bahise bahungabana kuri ngo barimo kugenda bitabwaho n'abajyanama b'ubuzima. Umunyamakuru wacu Habakubana Jean Paul yagiranye ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mutete, hari ku murongo wa telefone. Reka ikiganiro tugikurikirane ku buryo burambuye. Amakuru yabikoze ni kuwa gatandatu, yabikoze kuwa kane, ndetse amushyikirizwa n'inzego zibireba. Ibyo yarabikoze. Ese uwo muhwituzi nta kibazo yari asanzwe agira, yari umuntu muzima? Wenda byaterwa n'abashinzwe kureba
no mu kiganga bakareba ibyo ari byo. Ariko yari yarakoze jenoside arayihanirwa ifungirwa imyaka 10. Ku buryo rero abantu baba barakoze biriya byaha hari igihe bigenda bibagaruka. Nicyo twebwe twatekereje burya hari igihe umuntu umutima we ataba yarakize kubera rero ibintu aba yarakoze y'indengakamere by'ibyaha ku buryo biremereye urumva icyaha cya jenoside. Urumva rero twebwe icyo dukeka n'ingaruka ziba zigenda zigaruka nicyo wenda twebwe twatekereza wenda ariko kuvuga ngo afite ikibazo mu mutwe kuko yari yafunguwe arazajya muri sosiyete n'abaganga babireba. Ese nyuma y'uko akora icyo gihano akaza gufungurwa yaraje mubona noneho mu mibereho ye mu mibanire n'abaturage baturanye no muri abo yari yarahemukiye imibanire yabo hari icyo kuba yari yarafunzwe hari icyo byari byarahinduyeho? Wenda ntitwamukurikiranaga umunsi ku munsi uburyo wenda iyo umuntu akoze icyaha wenda nubwo abantu bajya muri bit bakareba uko yaragize nta raporo ye bari bakaduhaye y'imyitwarire ye y'uko muri sosiyete uko yari ameze. Ashobora kuza no muri sosiyete wenda ntabe yakabye ariko nta raporo ye twari dufite y'imyitwarire ye y'uko yitwaraga. Ariko ubu ikigaragara umuntu ujya kuvuga aya magambo n'uburemere bwabyo n'uburyo yahemukiye abanyarwanda akaba akibabaza muri ako kageni biba bigaragara ko atigeze akira. Ubwo ngubwo bivuze ngo mwamushyikirije inzego z'umutekano agiye kongera arabihanirwa mu mwebwe mwafashe murumva biragenda bite? iyo abantu ubutabera burakora akazi kabo. Iyo twebwe twashyikirije umuntu ubutabera bukora akazi kabo kandi ubutabera bwo mu Rwanda turabwizeye ko buzakora icyo bugomba gukora. Ese nk'uko amakuru yatugeragaho abo bagize ihungabana bari barimo kuganizwa n'abantu batandukanye harimo abanyabuzima murabona barimo kugenda bagarura agatima? Mu makuru dufite kuko buriya iyo bikiri ku rwego rw'abajyanama biba bikiri ku rwego rwo hasi nta kibazo. Muga dukurikirane amakuru twari dufite yari bikiri kuri urwo rwego. Tukiri muri uwo murenge wanyu hari andi makuru avuga yuko nanone hari undi muntu nawe watemye imyaka y'uwarokotse jenoside. Nayo ayo makuru nayo yaba ariyo? Ari mu kagari ka Gaseke naho bigaragara ko aranduwe n'ibishyimbo. Ubwo wenda tujyakurikirana amakuru yaho we ntitwari twamenya uwakoze ayo mahano. Bivuze ngo mwasanze ibishyimbo byatemwe imyaka yatemwe ariko ntabwo mwabashije kuba mwamenye uwabikoze? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni kese y'ibishyimbo ntabwo ibishyimbo ubu nibwo bikimera ni ukubirandura. Yagiye agenda aranduraho bike bike mu mirima nk'itatu. Ariko urumva nacyo neza ko gushaka gasomye hari umuntu aganira ibintu. Ntabwo uwo muntu yari yamenyekana. Baracyashakisha amakuru. None mukaba mwasoza mugira iyihe nama abantu bagifite iyo mitekerereze tugiye kandi tugeze aho igihugu cyubatse aho abanyarwanda bakabanye neza? Muri imyaka 27 jenoside ihagaritswe n'inyigisho abantu bagenda bahabwa z'ubumwe n'ubwiyunge. Iki gihe abaturage twabashishikariza nk'uko ari inyigisho ari na nyakubahwa perezida wa repubulika yigisha abaturage ubumwe n'ubwiyunge. Ni inkingi eshatu tugenderaho: ubumwe n'ubwiyunge, gutekereza kure no gukora na akabiti.
umva rero twabwira abaturage ko muri iki gihe cy'icyunamo bagombye gukora ibikorwa byiza kurusha uko bakora ibikorwa bibi. Abarokotse Jenoside bafasha bagakora ibikorwa by'urukundo ku buryo ubona kuko ubumwe n'ubwiyunge hari aho bwavuye hari n'aho bwageze. Nicyo twashishikariza abaturage ko bakora ibikorwa byiza bagafasha, tukabona koko izo nyigisho hari aho z'ubumwe n'ubwiyunge mu baturage birimo no gukomeza kubigisha no kubakorera mobilization, kandi nabo ndumva imyaka 27 hari aho bagombye kubagize ku buryo iki cyaha kidasaza cya Jenoside nta muturage wagombye kuba akigitekereza no kuba agifite ingengabitekerezo ya Jenoside. Ngibyo rero by'umugabo witwa Clement kuri ubu ngubu ukurikiranyweho kuba yatangaza ayo magambo aho yatangarije mu gasoko kahariya mu murenge wa Mutete mu isantere ya Kamasasa, avuga ko abagore yapfakaje muri Jenoside yakorewe abatutsi bamwegera bazanye amafaranga 5,000 ababwira ngo nibahurire ngo kunzu y'umugabo witwa Mvuyekure Onesphore. Ubwo rero mwumvisha ibyo gitifu umurenge yatangaje wa Mutete Mbarushimana Prudence agaragaza yuko uyu mugabo yamaze kuba yatabwa muri yombi n'inzego z'ubutabera kugira ngo akurikiranwe kuri ari magambo yatangaje. Hagati aho rero hari n'andi makuru wabyumvise turaza kuyatohoza neza, amakuru avuga yuko hari undi mugabo w'imyaka 90 witwa Twagirayezu Albert, umuntu utaramenyekana, nawe yiraye mu myaka yiwe aratemagura hasi hejuru harimo n'ibishyimbo byari bikiri bito. Uyu mugabo rero watemewe imyaka ubusanzwe nawe yarokotse Jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero abayitemye nabo baracyarimo kugenda bashakishwa, aho inzego z'ubugenzacyaha zifatanyije n'izindi nzego z'ibanze bakomeje kugenda babashakisha muri rusange. Mu kanya gato mu biganiro byacu biri imbere turaza kubagezaho amashusho y'uburyo iyo myaka yatemwemo y'uyu mugabo witwa Albert warokotse Jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze cyane, mugome ku Gicumbi News Online TV, munasura ikinyamakuru cyacu Gicumbi News _rawa mugenda mumenya amakuru atandukanye avugwa hirya no hino. Nge ndi Bizimana Desire, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza, gusa mwibuke gukanda subscribe, comment, share, abantu bose bari hirya no hino bakurikirana amakuru tugenda dushyira hanze.